umufilozofe witwa Samuel Penfold ni abani role model wanjye ubundi. Okay. Samuel wo nguwo yaba mu kijana cya 17 akaba ari umudage. Ni umudage. Yego. Germany. Kinyejana cya 17. Ni kera. Yaravuze ngo it is a three kinds of love. Hari ubwoko butatu bw'urukundo. Noneho buriya harukundo bita ngo ni agape, ngo ni phileo, ngo ni iki byajya muri Bibiliya je ntago ndi bugeyo. Ndashaka kumva ikintu cya mbere tukwiye kumenya. Yego. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso mu rukundo urimo kundwamo. Ukamenya ngo se nkunzwe mu ruhe rwego, nkunzwe mu yihe nzira, ese ubundi unkunda we bimeze gute? Urukundo nyarwo. Noneho we abasha kurudefinisa birane butaha noramuka ukeneye uzambwire atari kuri kamera ariko. Nkiganirize the 5 decisions ugomba kumakinga. Ako kanya umuntu akikubwira ikintu tukora ezo decision nzaze kubwira. Azazimbwira. N'izindi cyenda utekereza hashize akanya ariko eshanu za mbere zigufasha gutsinda urugamba. For the first time. Cyane. Ako kanya. Yego. N'umugabo nkunda geni role model wanjye nubwo atakiriho nariko ndimo ndabitekereza. Ngo ni Samuel inde hari? Samuel Penfold. Penfold. Yego. No kuvuga ngo yaravuze ngo it is three kind of love. Yego. Urukundo rwa mbere rwita ngo nicyo bita pleasure. Kwinezeza cyangwa urukundo rushingiye mu kwinezeza. Rw'ibifuri. Yego mafuri kujya horo ibintu nk'ibyo binezeza. Burudika, kumeneka, gusaduka niko basobanura, kwinjoyinga, gutwika, kurya ubuzima, kumanuka. Yego se. Baravuga byinshi cyane. Kwizimya, kwatsa, kuhatwika. Yego. Ibintu nk'ibyo. Agashya nyine kandi agatokombera. Urwo rukundo arugaragaza nk'iki. Nurushingiye mu kwishimisha. Yego. Biri periodique by'igihe gito, biri mu gihe runaka, bikarangira n'icyo gihe. Ubwo bijyana n'icyo gihe. Kandi ingaruka zive muri urwo rukundo rw'umuriro zirengerwa no byagizeho ingaruka apana abandi. Victime ni ifata hakomeye. None wanyoye inzoga urimo uranezerwa utwaye imodoka irakwishe ndipfuye. Ni wowe. None senye. Urukundo rwa gatatu nutwo bita good love. Urukundo rwiza. Ari byo yavuze uwo mugabo. Rutareba ku gihagararo, ritareba ku buryo, ritareba ku bushobozi bw'uwo muntu, butaguprofita, ahubwo ni rwa rukundo n'umuntu atinya kuba yakwaka ikintu ngo atakuvuna. Urwo ngurwo nanjye reko ndarwemera. Atakuremerera kabisa. Nta mafaranga gusaba, ataruka yabuze, akakurinda, kandi urwo ngurwo niyo havutsemo ingaruka mu rukundo. Abo wa mbere yo kuzisimamia, kuzihagararaho. Yego. Ariyo mpamvu nkunda abasore bahagarara kunda bateye bagatwara abagore babo. Buriya ntabwo wagombye kumufata nka Jojo cyangwa shikeletingi chewinga manga igikaju. Oya gikaju. Oni shikarete ariko nari nongeho n'igisheke. No kuvuga ngitinya ko urabona iyo utangiye kurya zira za shokondanzo zo tuvuga neza Jojo n'ibindi byose uburyohe mu kanwa n'iki, ariko nyuma ya 5 minutes bwongera kuba masa, kandi uburi ku buryo ubumaramo hasigara igikaju, kandi byanarangira ukakijugunya cyane. Ariko wowe ubwawe uba wumva ugitangira kurya biryoshye bifite imbaraga gutyo. Rero hari igihe umuntu mu rukundo rwiza ashobora kuza hakabajyaho urumva. Yego. Hakajyaho ibintu bitandukanye, noneho agasimamiya urwego. Yego. Agasimamiya urwego kandi rufite icyo ruvuze. No kuvuga ngo niba nteye inda nkahita nyihagararaho, niba nkubwiye ikintu ikikubwira urukundo nyarwo Jerry,
nkubwiye ngo ndaguha amafaranga ya nayo yego bitanyaguha, nkubwiye ngo ndakora iki ndagikora. Ni wa muntu niyo bakujyana muri gereza nta gukurikira ngo bamufunge, ariko aragusura. Kandi ikindi cya kabiri, iyo ufite urugo uramurikiye, ndakukurikiye, ufite iki urugo arusigaraho, nta rusigaraho kwinjiriye umugore, nta rusigaraho avangira abana, ahubwo asigaraho inshingano wari gukora cyane no gutunga abana, akazikora icyo adakora no kurara ku buriri bwawe. Yego. Kandi bene uno muntu ntashobora na rimwe ntashobora kuvuga ikintu yakoreye urwo rugo. Time nifata hakomeye. None wanyoye inzoga urimo unanezerwa, utwaye imodoka irakwishe ndipfuye. Ni wowe. None se nyine katiye myaka n'amese yo nkunda bidakunda. So n'urukundo rushingiye mu byishimo by'igihe kinini cyangwa igihe gito. Buryo ureba za sida abantu bandura ziva kuri ibyo bintu. Pressure. Yeah. Ngo twinjoying. Yego. Kandi namaze kureba iyi si. Ijambo kwinjoyinga namaze kubona icyo rivuze. Wasanze ari iki? Ni inzoga, ni ubusambanyi, yego, urimo ryumva, yego, ni ukunywa ibiyobyabwenge, niko kutwika. Enjoy. Ugasanga umusaza w'imvizo no ahantu hose haraje imvi, umwana yavuze ati igihe ikibazo cyo mpfa n'amafaranga ibyo kwa dadi byihore, dadi namusize mu rugo. Ubumwe bw'abera ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye kumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Tuje nanone nkwifurije ikaze ko mwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Ni ikiganiro cyane mugoroba, mwanira bawe, build an everlasting legacy. Amasengesho kuri Zoom arakomeje, kandi nizere ko muri kugira ibihe byiza, ndetse abavugaga ko babuze mushomba nizere ko muri kumubona mukamubwira ibyifuzo byose mwashakaga kumubwira. Imana ibahe umugisha cyane. Rero inshuti zacu ziri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, abumva bakanavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko hari n'abarwumva batabasha kuruvuga, bakurikirana gusa bakandika mu zindi ndimi. Yego, nabyo bibaho. Amazina ni Jerry, ndagarutse ndacyari kumwe n'inzu y'ibitabo Rev Ambabazi. Neza abantu bankozeho banzana n'abakazu karahiye. Wiriwe neza, wiriwe. Niriwe amahoro, ndashima Imana. Nawe Jerry, Imana iguhe umugisha. Ndasuhuza abakozi b'Imana bose dukorana, timu yacu yose. Abejo naberetse umugabo witwa Joseph, ntago bari bamuzi. Yego se, naraberetse nawe nza guhamagara kuri Zoom, nawe basuhuze. Ndashuhuje abavandimwe bose kugera kuri Yusufu twara moto akadufasha, abantu bose batuma ubumwe bw'abera ministries tugira ibikorwa bigaragara bifatika, ko turi timu nini kandi yuzuye umwuka wera w'Imana. Bakibaza ko Yusufu se twebwe nta dini twe ni Yusufu nyine. Ni Yusufu nyine, ubwo n'umusiramu nyine, urabyumva nawe. Ni Yosefu mu kinyarwanda nyine, namuja wa Yezu tuzaba turi kumwe. Oya, nta n'ikibazo ngira uko n'ukuri nkabura nko kuri Zoom hari nzashyira indirimbo z'abakatolika y'ibyo ntakagira umenze. Hari ikibazo se? Ose kuno nkunda akaririmbo komeza inzira watangiye, komeza inzira watangiye, wicika intege gutyo. Wahisemo neza Nyagasani muri kumwe, abashakashaka Imana mukomeze iyo nzira. Komeza.
nzambaza Imana niyo nyir'umuvunyi niyitanga imbaraga kuko namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Amina. Urumva ukuntu mbizi? Biraryoshye. Muririmbire y'abadivesi nazo ujye zimenya. Nyemerera ngendane nawe mwami nk'ukwe ntoki yagenze, nyoboresha ukuboko kwawe unyerekeza aho ushaka hose, nubwo inzira itagaragara nkomeze njyane nawe mwami. Sinahangara kugenda ntari kumwe nawe mukiza, nagoswe n'abanzi igihumbi dore imitego intaye hagati, burije rwose ntihabona. Ngira ngo Joseph yaza akamfasha, ni umudivantiste we. Unyumvire ukuntu twibera cyane, iryawe sinkiryibuka. Ariko kera rero nanarimbishaga mu misa burya gihe muri za 1985 nayoboraga. Padiri yakwinjira, umuryango mutagatifu turakoranye twinjiye mu Nyagasani, ingoro ye asingirizwamo, twegereye aritari igitambo cy'umwana w'intama. Umuryango ibyo byose tugomba kubikora. Ibyo izo ntazi ntihagire undenganya. Nagira nkumvishe ko ubumwe bw'abera si dini. Abera nyine bose mu ntabwo rigenda no kuba ryo, nta n'umushinga waryo. Ikinagusetsa kuri Zoom ntabwo duturisha, nta nubwo twaka ibyacumi, nta na nimero ibaho. Buri muntu wese mu itorero rye akomeza abuwejejwe muri ryo, babone kandi yera imbuto agaragaze ko yakuye ubumenyi. Gusa ushaka gutera inkunga we n'uburenganzira bwe. Yego. So Imana rero kumpera umugisha. Twarimo tureba ijambo rivuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, cyo turagisoza. Dukure kivanga ariko sibundi ko inshuti ziracyakundana ibihe byose. Yego. Tuza gusanga hari inshuti nyazo koko. Yego. Sidashingiye ku cyo ufite, sidashingiye ku cyo ushoboye, zishingiye ku rukundo, aho nakwemere ko tuza kuruganira. Urukundo. Kuko umunsi w'ejo nugaruka tuzaganira ku maboko mabi afata umuntu akomotse mu muryango. Amaboko mabi. Nyise mabi kuko nta kurekura ngo ugende. Arakugundira. Nyise mabi kuko arakugundira n'ururimi rugundira. Yego. So ntabwo ari nge wabihimbye bino bintu. Ni umufilozofe witwa Samuel Pendleton, ni abani role model wanjye ubundi. Okay. Samuel wo nguwo waba mu kijana cya 17 akaba ari umudage. Ni umudage. Yego. Germany. Kinyejana cya 17. Kera. Yaravuze ngo it is the three kinds of love. Hari ubwoko butatu bw'urukundo. Noneho buriya harukundo bita ngo ni agape, ngo ni fileo, ngo ni iki byajya muri ibiri yaje, ntago ndi bugeyo. Ndashaka kumva ikintu cya mbere tukwiye kumenya. Yego. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso mu rukundo urimo kundwamo. Ukamenya ngo se nkunzwe mu ruhe rwego, nkunzwe mu yihe nzira, ese ubundi unkunda we bimeze gute? Urukundo nyarwo. Noneho we abasha kurudefinisa birane butaha noramuka ukeneye uzambwire atari kuri kamera ariko. Nkiganirize the 5 decisions ugomba kumakinga. Ako kanya umuntu akikubwira ikintu gukora ezo decision nzaze kubwira. Azazimbwira. N'izindi 9 utekereza hashize akanya, ariko 5 za mbere zigufasha gututsinda urugamba. For the first time. Cyane. Ako kanya. Yego. N'umugabo nkunda geni role model wanjye nubwo atakiriho, nariko ndimo ndabitekereza. Ngo ni Samuel inde hari? Samuel Pendleton. Yego. No kuvuga ngo yaravuze ngo it is three kind of love. Yego.
urukundo rwa mbere rwita ngo nicyo bita pleasure, kwinezeza cyangwa urukundo rushingiye mu kwinezeza rw'ibifuri, rw'amafuri, kujya horo, ibintu nk'ibyo binezeza, kuburudika, kumeneka, gusaduka, niko basobanura, kwinjoyinga, gutwika, kurya ubuzima, kumanuka. Yego se barabivuga byinshi cyane. Kwizimya, kwatsa, kuhatwika, yego agashya nyine kandi agatokombera. Urwo rukundo arugaragaza nk'iki? Ni urushingiye mu kwishimisha, yego, biri periodike, by'igihe gito, biri mu gihe runaka, bikarangira n'icyo gihe. Ubwo bijyana n'icyo gihe, kandi ingaruka zivuye muri urwo rukundo rw'umuriro zirengerwa n'uwo byagizeho ingaruka, apana abandi. victime nifata hakomeye. None wanyoye inzoga, urimo uranezerwa, utwaye imodoka irakwishe, ndi upfuye, ni wowe. none se nyine katiye myaka n'amezi yo kumunda bidakunda. So ni urukundo rushingiye mu byishimo by'igihe kinini cyangwa igihe gito. Buryo ureba za sida abantu bandura ziva kuri ibyo bintu, pleasure, ngo twinjoying. Yego, kandi namaze kureba isi, ijambo kwinjoyinga namaze kubona icyo rivuze. wasanze ari iki? Ni inzoga, ni ubusambanyi, yego, urimo uryumva, yego, ni ukunywa ibiyobyabwenge, niko kutwika, enjoy. Ugasanga umusaza w'imvizo, no ahantu hose haraje imvi, umwana yavuze ati igihe ikibazo cyo mpfa n'amafaranga, ibyo kwa dadi byihore, dadi namusize mu rugo, ahangaha uje gukora akazi, mpereza ukora ibyo ukora, bya dadi bireke, ntago ndi umwana wawe, ndi umugore wawe. Mwahura mu muhanda ati bite dadi, aho koje gushaka amafaranga ntubukiri dadi, ntago bukiri dadi, come to daddy. uri sheri, uri shushu bi, uri besto, uri icyo, uri na beto. Ubu ngubu haje soba be na soba shu. Yego, ubwo ni muri ya gahunda ya leta yatunywereye se. Urubyiruko ruzira ibiyobyabwenge, rutanywa inzoga, rutanywa itabi, rutanywa akodisi. Buriya reka nkwibwirire, nuko amatwi ari mu rupfu atumva ihoni, kandi agapfa kaburiwe n'impongo, ariko uyu munsi akapfa kaburiwe n'umuntu. Ni ukuri ubuzima butarimo inzoga, ntiwome droge, sober life, nibwo buzima bwiza. Uko niko kuri rwose. Wigeze kunganiriza mu cyumweru gishize, uravuga ngo urubyiruko rwikanze yuko ibibazo byarwo hari undi uzaza kubirukemurira, noneho bibwira ko mu biyobyabwenge ariho guhungira. Kumbe barasinzira bibwira ko ibibazo byagiye, arakanguka agasanga ahubwo byiyongereye kurushaho. Bijyahe birahari, ntaho bijyanye, ntaho buriya n'udahangana nabyo. Ikintu nabonye gishobora gutuma ibibazo bigabanuka cyangwa bikagenda, yes, no kuvuga, vugana no mufitanye ikibazo, yego, gikemuke. Yes. Wikuraho fone, wibyimba, wikwirakaza, nukuri ubuzima. Njyewe njya ndeba abana twakuranye, reka mbita abana gutyo, abakiriho desi, abo twiganye za primaire. ujya ubibuka? Ndabibuka bamwe, n'igihe mbabona pe. Hari n'abandi babaye bari tayadi mu gisirikare, tuyadura tugaseka. Hari utweze kurwana iminsi 7 idashira, turwana komba y'iminsi 7 turi muri primaire, tukajya twisubira hakaburunesha undi mugasobeka aje mukora. Twarahuye none yarashaje, nishaka twongere turwane. Tunyine twajya gutera urwenya nyine duseka, numva duherukana muri 78 mukora iyo ntambara y'icyumweru tukava. Nta wemeza gundi,
noneho duye turaseka bati shati none ntabwo nabishobora, narwaye umugongo, ntiyo nanjye narwaye amaguru, ntibyashoboka, ariko turimo duseka. Ukabona umuntu yararangiye pe kubera inzoga, yararangiye atari ubuzima bubi, na twa dufaranga abonye nko yatuguzemo icyamwondora, atugura icupa, akagura icupa, ubuzima bukanga. Wamureba ukajya mu cyaro, tugera mu byaro byacu, wareba umuntu ukavuga uti Imana ntabara, ariko nta kindi, ni amayoga bagenda banywa, ibyuma bidakoze neza. Hari n'uwambwiye ati jyewe ntabwo nahazwa n'icupa rimwe, ati ntavanze, akavanga imisemburo, bugacya atabasha kurya. Yarambwiye ati niyo ngiye kwiborosa ntabanje gushyiramo inzoga ndaruka. Ubwo aramaze y'inyuguza. Muri make abanza agacupa akajya yashyira uroso mu kanwa. Urumva ko undi waratitira gutya. Hari undi wapfuye mu minsi yashize, twarawiyatitira, se wabaye iki? Ati nabuze akantuzi, nabuze icyuma, sinzi umuntu wamushomejeho, mbona amaboko arahagaze, atangira gukora neza. Ubuzima bushobora gute? Arwara. Bivuze rero ngo hari ibyo bishyiramo. Twarimo tuganira ko twe kudeviye ikiganiro, ariko hari abantu bagombye kumenya ko ntabwo ari byo pe. Ntabwo tuvuze ngo inzoga nawe tubangamiye mu idini rye, mu kwemera rye, mu kwemera kwe, ariko agira akantu ashyira mu bwenge bwiwe. So rero twihuse cyane, avuga ko urukundo rwa mbere rushingiye mu kwinezeza. Urwo ntibivuga ngo ni bw'urubyiruko, no, n'abantu bakuru. Umushahara waje uri hehe? Bakagenda bakawunywera, ukararugize gute, urangiye uri kwaka ya moto, ati mu ntegere ntaye. Ingaruka ziri kuri wowe n'abana n'urugo. Niba uri umusiribateri urabyukira ku gikomando, ibibazo byavutse. Urwo rukundo akenshi umusaruro warwo ni impumyi. Umusaruro warwo buri ubuhumyi, n'abana batateganijwe, ni impanuka zitunguranye, ni uburoko butunguranye, ni ikindi kintu kibayeho utitegaga. Dukomeze dukora ikiganiro, ni ibintu biri ngo utarutekereza ko biza kukubaho, ariko bikaza kukubaho, bikakwituraho. Yes, mu buryo bikomotse mu byo wise urukundo, ariko rushingiye mu kwinezeza. Hakaba urukundo rundi, ndaruvuga muri terime yaruvuzemo, cyangwa se ndivuge mu buryo abantu baza kurwumva. Ni urukundo rushingiye ku bikorwa. Ariko nabyo nk'urugero ndabikubwira ubu ngubu, nk'ubu tuvuge uyu munsi ukoresha ibintu bya kamera, makuru, biki. Ubu hari nimero utunze w'umuranguzi w'amakara. Abo dukora bimwe nibwo nimero mfite nyinshi. None ufite nimero y'umucuruzi w'imodoka, urazicuruza? Anyumvise? Ni urukundo rushingiye ku mirimo muhuriyeho. Iyo uyivuyeho mubyara nabo, yego, uwo mwakoraga bimwe, iyo Imana imihinduye, ahita agira gute, ahita kuri telefone wamanga ngo se ngurinde, ngo sinkwibukana kuri telefone. Kubera iki? Nta kiri mu rwego rw'abacuruzi b'amakara, ntabwo akiri muri ya sayiko ya bya bindi mwakoraga, ntabwo akiri kuri kamera, ntabwo akiri kuri moto, ntabwo akiri ku igare, ntabwo akiri kuri vora, ari mu rundi rwego. Noneho ko agiye mu rundi rwego, ahita asiba nimero zanyu zose, afata abaho agiye muri urwo rwego. Kubera ko ari umucuruzi wa kenkayori, agomba gukenera nimero z'abantu bafite amakenkayori akomeye, bazajya babazanya ibikoresho ko byashize. Akeneye gutunga nimero y'amakara arateka. Urwo narwo hari pressure, hari n'urukundo rushingiye ku bikorwa. Hahandi umuntu ngo shango kanaka ngo yaranyibagiwe, nyine ntimugikora bimwe, hakiri mu rwego rumwe. Uko niyo uhinduye uburyo, uhindura na telefone, kandi uhinduye telefone hari nimero udakenera muri fone yawe, hakaba n'izo ukenera kasayidinga zimwe. Urumva urwo rwo rushingiye mu bucuruzi n'ibyo mukorana.
ariko narwo ntirurama n'urw'igihe temporary. niko yavuze Samuel uwo mugabo, ariko at least ruruta urwa mbere. Yego, kuko niba uri umucuruzi w'amakara ukeneye uyakura ku gikongoro, niba uri umucuruzi w'imbaho ukeneye uranguza imbaho, uw'imbaho akeneye ucuruza ibiti. Yego, niba uyu munsi ucuruza ibishyimbo ukeneye nimero z'umuntu uranguza ibishyimbo, naho ibishyimbo akeneye nimero za depo y'ibishyimbo aho biri. Ariko si umunsi yacuruje imodoka, azajyamo b'imodoka nyine, uzongera kumubona se hafi yawe? Ntabwo wamubona. Uko niko kuri kw'ibintu. Nari ntunze nimero kuko nari gitifu, nzagufasha gahunda, bankuyeho se uragumye kumara nimero yanjye? Kandi ntacyo azaba kikumariye ngo ntakuzuriza telefone yawe ngayo nguko. Icyo uracyumva ubwo bushuti, ndabwumva. niyo mpamvu nubona ukoranye inshuti n'umuntu ukabona aragucitse, kuri gutera induru, acana naye, urwego rwe nuko rumeze. Yego, urwo rukundo ndabizi neza, nanjye hari abo twaganiraga tugikora akazi kamwe, ariko igihe nakavuyemo se uzarebe na group uyituyirefutinga. Yego cyane, kajya mu bindi cyane. Imana iguhe umugisha. Urakoze. Urukundo rwa gatatu nutwo bita good love, urukundo rwiza, ari byo yavuze uwo mugabo. Rutareba ku gihagararo, ritareba ku buryo, ritareba ku bushobozi bw'uwo muntu, butaguprofita, ahubwo ni rwa rukundo n'umuntu atinya kuba yakwaka ikintu ngo atakuvuna. urwo ngurwo nanjye reko ndarwemera, atakuremerera kabisa. Nta mafaranga gusaba, ataruka yabuze, akakurinda, kandi urwo ngurwo niyo havutsemo ingaruka mu rukundo, abo wa mbere yo kuzisimamira, kuzihagararaho. Yego, ariyo mpamvu nkunda abasore bahagarara ku nda bateye bagatwara abagore babo. Buriya ntabwo wagombye kumufata nka Jojo cyangwa shikeretingi chewing-gum hanga igikaju. Oya igikaju ni shikarete, ariko nari nongeyeho n'igisheke. Ni ukuvuga igisheke ngitinya ko urabona iyo utangiye kurya ziriya za shokondi zose tuvuga ni za Jojo n'ibindi byose, uburyohe mu kanwa n'iki, ariko nyuma ya 5 minutes bwongera kubamo se, kandi uba uri ku buryo ubumaramo hasigara igikaju, kandi byanarangira ukakijugunya cyane. Ariko wowe ubwawe uba wumva ugitangira kurya biryoshye, bifite imbaraga gutyo. Rero hari igihe umuntu mu rukundo rwiza ashobora kuza hakabajyaho urumva? Yego, hakajyaho ibintu bitandukanye, noneho agasimamiya urwego. Yego, agasimamiya urwego kandi rufite icyo ruvuze. No kuvuga ngo niba nteye inda nkahita nyihagararaho, niba nkubwiye ikintu ikikubwira urukundo nyarwo Jerry, nkubwiye ngo ndaguha amafaranga ya naye, yego, bitanyaguha. Nkubwiye ngo ndakora iki, ndagikora. Ni wa muntu niyo bakujyana muri gereza nta gukurikira ngo bamufunge, ariko aragusura. Kandi ikindi cya kabiri, iyo ufite urugo uramurikiye, ndagukurikiye, ufite iki urugo, arusigaraho. Nta rusigaraho kwinjiriye umugore, nta rusigaraho avangira abana, ahubwo asigaraho inshingano wari gukora cyane no gutunga abana, akazikora, icyo adakora no kurara ku buriri bwawe. Yego, kandi bene uno muntu ntashobora na rimwe, ntashobora kuvuga ikintu yakoreye urwo rugo, ahubwo akipinga secret. Yego, urukundo nyarwo ni uruhisha amakosa yawe, kabone nubwo umuntu yayabonye, uwo muntu akazavuga yiherereye, ahubwo atari akantu uzagakosora kabiririmba. Yego, ntabwo ushobora kumukorera ikintu ngo ahita haguruka afate telefone ahamagara ati binkoreye n'ibiki, jamais. ubu ndimo ndareba barufite rwa nyarwo. Akora ibintu mwibanga rye bucece,
nta muntu avuganye nawe. yego ankurikiye ndagukurikiye cyane rwose. ntashobora mu buzima bubaho kwexposa, gushyira ku mugaragaro, kugutesha agaciro, gutuma abandi bakwanga binyuze muri yo ngo nuko habaye ikintu. Nguru urukundo nyarwo. yego iyo rubaye ku mugabo n'umugore ni mawe. Kindi kigaragaza ko urwo rukundo ari urw'ukuri nk'uko uwo mugabo Samuel yavuze, rurangwa n'ibintu 4 cyangwa 5. yego cya mbere ni ikiganiro, 2 ni ukubabarira, 3 ni ukwibagirwa no kutagucyurira ngo ejo bundi warabikoze, kandi no gukomeza umushinga w'iterambere. urwo rukundo nyarwo. yego ibindi ntibazakubeshya. ndabimenye turize turanashoje cyane. Yesu aguhe umugisha. urakoze cyane.